Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi tubifuriza umwaka mushya muhire ndetse no gukomeza kudukunda mukora subscribe ndetse no kuduha ibitekerezo ku nkuru dukora uko iminsi hita n'indi igenda. Uyu munsi turi mu murenge wa Gitega, kagari ni Gacyama harya na kagari ka Kinyange. Muraho neza? Ndagufasha nta kibazo. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza kandi ndashima Imana. Urashima Imana? Kuko yaturinze muri uyu mwaka wa 20 twawugezemo wa 2020 twawugezemo. Turashima Imana, twishimiye kubabona, twishimiye igikorwa mwaje kunkorera kuko ndahanange nshima Imana kuko Imana yarandinze irantungira ngaburira kandi impa abaturanyi beza hano muri Gitega muri Nyarugenge kandi Imana yakomeje kumfasha. Mama, hanyuma uyu munsi nsanze hano hari abantu b'urubyiruko bakiri bato, abana bato cyane baje kukuremera, baje kukwifuriza umwaka mushya muhire nk'uko bakomeje kubigarukaho. Iki gikorwa mwacyakiriye mute? Nishimye cyane, nanezerewe kandi Imana izabaha imigisha, mukomeze mukore uyu murimo w'urukundo kandi niwe Imana yifuza kandi nicyo namwe muzahemberwa u Rwanda rw'ejo. Yes, niko Rwanda rw'ejo kandi nicyo Imana izabahembera. Mama, hano niho mu rugo? Aha niho mu rugo, niho ncumbitse, ndakodesha kandi ndashima Imana ko yahandindiye. Umaze imyaka ingahe cyangwa igihe kingana iki hano muri iyi nzu turimo? Muri iyi nzu turimo nyimazemo imyaka 5 kandi n'imyaka maze imyaka 77 no 78. Ndashima Imana no kwangera iminsi yo kubaho kandi gakomeza ikamuha abahungu n'abakobwa bankunda kandi ana amasezerano yanjye Imana yampaye njya mbibona buri gihe. Ujye bibona buri gihe. Hanyuma ni ukuvuga ngo igikorwa nk'iki ntago ari ubwa mbere ukibonye mu maso yawe? Ubwa mbere abana baraza bakankunda, bakansura, bakanyishimira. Abana bo muri kaminuza bashakisha ukuntu babona nkanjye, bakaza bakansura, bakanzanira nk'ibimwaje kumfungurira, nkanezererwa Imana. Hanyuma mama, muri iyi nzu ni akazu gato, biragaragara mukishyura ngahe? 22,000. Hanyuma aya mafaranga ava he mama? Ufite umuntu ugufasha kwishyura? Hari umuntu mubana hano, bimeze bite? Ntawe umfasha kuva intambara yarangira. Nakuva jenoside. Yego. Nabaye aha muri Kigali, abariho nisunga nshaka abantu benshi twabana, ariko Imana yampaye abahungu n'abakobwa bampitaho bakansuhuza tate mukecuru, nkanezerwa. Ubu rero ndahantu ncuruza utuntu tw'utubuto. Mama, uracyabasha gukora? Uragenda ugacuruza ku myaka 78? Ndakora kuko Imana yanyengereye iminsi yo kubaho kandi yampaye ubwenge. Yego rwose kandi mpa n'imbaraga. Imbaraga uracyazifite? Ndacyazifite. Ucuruza njya ngo duke? Utuvoka, utuneke, udupapa two mbonye twose. Hano hirya. Ufite inzu ucururizamo? Ni umuntu udoderamo akumba nkaka. Uyu mubyeyi yarahageze, yarahasanze, nawe sinari muzi. Noneho arambwira niyicariye hanze ku kabaraza, nuko kuva nagera ino nitwo tuntu nkoresha kugira ngo tuntunge, ariko nkabona icyo nambara, nkabona Imana ikoze imirimo n'ibitangaza, nkabona umisi yo gukangurira warangiza ukansigira icyo 1,500. Hakabaho n'iminsi mikuru yabaye bakampitaho batereka tukugurire amata yo kunywa. Mama, tutaragira aho ngaho reka dusubire inyuma gato. Hano nari nkubaje ntibibana nande muri iyi nzu? Mpabana n'umuhungu wanjye wa bucura, amuzanye nafite imyaka 6. Umuhungu wawe wibyariye? Nibyariye wa bucura bwanjye. Niwe twasigaranye n'umukobwa w'umurwayi umaze imyaka 10 arwaye baramuroze ibisazi. Yarabyaye 3. Yarabyaye 3? Hanyuma abana si babyaranye arabajyana, asigaza uriya wabonye umwuzukuru. Bose mubana muri iyi nzu?
tubana muri iyi nzu. inzu kandi nto abantu batatu muryamo gute mama? Uwo muhungu aryama ako kamatora, hano turi aho twakitane muri salo. uriya mwuzukuru akaryama hano na nyina, kuko nyina amaze imyaka 10 asara, akagenda akagaruka, ariko nshima Imana ko akiriho. Nanjye rero nkabona byaba bike byaba byinshi, ariko nta kintu naburanye Imana. Amina. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose ni ukubana abantu bagera kuri 4, 3 na 4, nanjye wa kane, ubu nibo batunze. Igihe batunze n'Imana yanjye. Yego. Uwo muhungu rero yabashije kwiga ntiyakomeje, ashikiza amashuri yakura utuntu tw'amashanyarazi n'ibyo yigiye. Nuko yiboneye agakweto n'agapantaro, ubwo ngashima Imana. Hanyuma mama mwakomeje kuvuga muti ngashima Imana niyo intunze. Muri abakristo? Turi abakristo. Musengera muri itorero cyangwa nsengera muri ADPR hano ku Gitega, ariko twaturutse mu Gakinjiro baduha itorero hano ku Gitega. Hari urusengero rwiza cyane. Ndashima Imana rero, nanjye ndi umukozi w'Imana, ndirimbira Imana, ndirimba mu babyeyi bitwa bategereje Yesu. Nibyo. Iyo nshobojwe ndirimba ijwi rya kabiri, irya gatatu n'irya mbere, ndakora byose. Yego. Ndashima Imana. Kuririmbira Imana cyangwa muri korali mazemo igihe kingana iki? Mazemo igihe kinini, maze imyaka 10, kuko Imana yampamagaye ndi umudivantiste muri 2001. Irampamagara imbwira ngo babarira. Nicyo yanshoboje, babarira. No kuvuga ngo icyo gihe hari abantu bamufitanye ibibazo banyiciye mbese muri jenoside, umuryango nashatsemo, kandi ubundi abona ababyeyi bambyaye bari barahunze, nsigara mu muryango nashatsemo. Nta n'umwe rero wasigaye kuri ako gasozi kangana mu Kigali, nijye wasigaye. Umuryango washatsemo. Hanyuma jenoside yagusigiye abana bangahe bakwica abana? Turi kumwe, barabishe. Uretse uriya bucura n'uriya ufite ikibazo? Turi kumwe. Ubwo rero ndashima Imana ko yakomeje kuturinda, yabanye nanjye, iranyambika, nkabona ndambaye, mufite imyenda myinshi, ngira n'imyenda y'amakorari, abandushije ubushobozi bakangurira, nanjye nkambara nkajya muri korari, nkahimbaza Imana, nkayitambira, kandi yanyongereye iminsi yo kubaho, kandi yarambwiye ngo uzampa abahungu n'abakobwa bankunda. Ngewe ibi bintu nabibonye byandenze, kandi si ubwa mbere. Buri mwaka mbona baje bakantungura, bakaza bakankorera ibintu nka bene nk'ibi, nkishima, agasukari, agaceri, nuko tukarya. Tukiri aho mu murimo w'Imana, wakunze kuvuga ati ndirimba ijwi rya mbere, irya kabiri, n'umushishwa ko ari n'umuhanga mu kuririmba. Byashoboka ko waturirimbira hano kugira n'abadukurikiye koko bamenye ko umukecuru w'imyaka 80 ashobora gutambira Imana, akaririmba, abantu bagakizwa, abandi bakabohoka. Kandi kwa Aburahamu yashoje isezerano, ibaha umwana bageze mu zabukuru, ntakinanira mu gihe cyashyizweho. Ibyo dukorera ni byiza kuri twe, Mana uhimbazwe. Haleluya. Amina. Mama mufite n'amavuta. Mama, ni ibintu byiza cyane kubona umukecuru w'imyaka 80 agifite imbaraga akorera Imana. Iyo wiyumva gutyo ukabona hari muri Kigali wahageze kera, ukareba abantu bamwe inzoga zarabisha abumungana, abandi barandavuye, urumva bakwiciye umuryango, ariko ukomeza gukomera, urakomera. Cyakora nageze ino, hari nshaka kunywa Primus kugira ngo mbone ibitotsi. Ubundi sinakundaga inzoga cyane, n'inzagwa nubwo nabaga nzirimo sinakundaga inzoga. Ubundi nikundiraga kunywera amata, n'ubu sinshobora kunywa ibindi mbonye byose. Primus icyo gihe kugira ngo mbone Imana yarampamagaye, ibona ko nzarokera
nkagwa muri izo pirimusi kandi sinzabashe kubona ijuru kuko yari mfiteho umugambi namwe mwese ubu bafiteho ariko Imana iradukunda ubwo rero nkashaka kunywa pirimusi mu munsi nkanywa nka pirimusi 5 kugira ngo ndebe ko kugira ngo mbone ibitotsi nko muri 95 gutyo hakimara kurangira ariko muri 2001 niho Imana yanshakiye kandi iranshakira iramfatira nshakira navuganye n'ijwi ry'Imana iminsi nukuri abantu barahuru iminsi 3 n'amajoro 3 aho nari ncumbitse iwacu ku matongo Igitaramo abantu barahurura barandika ibyo mbabwira hano harahari ubwo rero ndashima Imana ko yanshakiye kandi mbwira ngo babarira ubabarira abantu bakwiciye ubabarira n'abantu bagiye bagukomeretsa bakubabaza kuko ntari mfite umuryango wo mu Rwanda kiri kubona nashatsemo ariko Imana yambwira ngo babarira nutababarira nadato mu ijuru ntazakubabarira ngo kuko guhora rukwanjye ngo kandi ubwo umaze kunyemerera abantu barahuriye n'abapadiri n'abapasitoro baraza bakandika ntarya ntawe ndashima Imana rero ko nayumviye kandi kabikindinze Imana yacu habwa icyubahiro irambwira ngo subira i Kigali ngo niho ngiye gukora umurimo ngo hari n'igihe magurutse ukajya kubwiriza nkajya kubwira abantu nkajya mu ngo 5 ikambwira ngo genda umbwirira kugira ngo babwire ibyabo nkagaruka nkicarira hahandi kandi Imana ikampa umugisha mama hanyuma tugiri aho ngaho hari icyo wakomeje kugaruka utawarababariye abo bagukoreye ibyo warabahamagaye cyangwa warabasanze muricara nyine mu musasi inzobe urabababarira n'imbere y'abantu imbere y'Imana kandi n'Imana yangira bizi hari umuntu wari wangiriye nabi cyane ashaka kuntema abana ncuje Imana 7 mfata itike irambwira mfata mushengesho y'iminsi 3 irambwira ngo nzamukwereka ubwo ndagenda ndamubona acunga igare avuye kurangura ibya butike kandi ajya imbere y'Imana ku ruhimbi akajya kubwira abantu ngo nibihane Imana irabimbwira ari washatse kugutema Imana iramundinda agiye kunyasa umupanga hano ni nabo wambare baje cyane barananshuje nambaye ubusa abaturanyi mbese ariko byakoraga abana ariko mbona abantu bose bahindutse abicaye ubwo rero ndababarana cyane ndetse n'uwo mbonye sinamusuze nkamuhunga nkamubwira ntazagira unkora kuko mwese muri abicanye nta muntu nagiriye twagiriye nabi ubwo rero Imana irambwira ngo genda umubwire ngo ntuzongere gusubira ku ruhimbi rwanjye mu nzu yanjye ukandagira hera hanjye ntazahagutsinda none ngaho ihane Imana itazagutsinda mu nzu yayo abantu bagakorwa n'isoni ubwo we warihannye ntigewe genda kubabariye ubwo nahise nshakira igare abasirikare bari bagifite uburakari uriruka barakurasa genda kubwiye ngo ndabohotse imbere yawe kandi hari n'umwana mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize napfushije umwana bari baratemaguye asigara ari muzima ubwo ejo bundi niho yapfuye Imana yari yamwongereye iminsi yo kubaho ubwo asize imyaka abana 6 iriya mu Ruhango nabo budupfubye ubwo rero yaramwatatse amwaka amafoto yamfotoye kuko yarafotoraga ngo nambaye ubusa ndamwiyama ndabubwira ntuzongere gukurikirana umuntu Imana yamuntumyeho dore nabohotse nawe ayo mafoto umusabana ayo nabonye amfotora kandi nta muntu abantu bose narinzi n'ibintu bakoraga ngize gutya ndafunga ntawe nagiye kwifuzaho ntawe nagiye kurega ntawe nagiye kurihisha ibintu umugabo wanjye yarafite atoriye y'imashini akora ahantu hose hirya no hino afite abakozi n'inaho i Kigali yarahakoreraga ubwo rero Imana yaramubwira ngo uzajye kwakira ibintu ugiye kurihisha ufungisha abantu babarira nabikoze mbabarira nanjye babarira kandi nyuma yo kubabarira warabohotse nawe narabohotse nta kibazo mfitanye noneho ibintu rero by'igihe cya gacaca nza kubaza Imana nsenga Imana ndayibaza ngo niki aba bantu cyatumye bapfa mbwira iki kintu ko niba abantu bari kwishyuza abantu ibintu badafite kandi bakaba bashize
mbwira ikintu cyatumye abantu bapfa ko ari wowe wabaremye ukambwira ngo nimbabarire hanyuma kuki wemeye ko abantu bicana bigeza ngo ngiye njya kurema abahutu n'abatutsi nari ndi kumwe namwe ngo ndema n'abatwa ngo uzababwire ngo aya mazuru maremare n'amato n'amanini ngo nta cyiza kivamo ni umwanda ngo ubabwire ngo ahubwo muzatungurwa uzababwire ngo muzatungurwa nimutihana kuri rugiye narababariye mpita menya rero ibyo by'amoko simbyinjiramo nta n'impamvu kuko singiye kuziburira ijuru kandi nzi ko nzajya mu ijuru hanyuma n'ubuhe butumwa waha abataragira umutima wo kubabarira dore ko bashaka kuba bahari kubera ibyabayeho kubera gukora njyewe ndabibabwira niyo turi mu mashengesho kuko Imana ikunda kurondora dusenga Imana ivuga ikabarondora abakurikiza ibintu by'amoko abarebana ku masura ibyo birabareba jewe ntabwo ari jye wabareba hakabaho rero ubwo mbabwira nti ikintu Imana ishaka ni umutima umenetse wo kubabarira nimutababarira muzatungurwa kandi ntabwo muzabona ijuru abo tuba turi kumwe turirimbana dusenga mu mashengesho nk'ay'iminsi 7-3 gutyo nkunda gukorera Imana hanyuma batarabasha gutera intambwe yo gusaba imbabazi ubona icyo bababwira kuko umuntu ntabwo yababarira udafite umutima wo gusaba imbabazi buri muntu wese yarumvise mu ijambo ry'Imana kandi iyo mbigiriwe n'ubuntu ikampagurutsa irantuma nkagenda nkabivuga umutima w'urukundo wo kubabarira tukabana n'abandi neza amahoro ntabwo rero iby'abatutsi igihe simbirimo n'abahutu rwose pe ntabwo ari igihe baremwe n'Uwiteka ngo ugiye kuzatubaza ngo ahubwo tuzatungurwa kandi ngo iherezo rya byose riraje nje guhemba no guhana buri muntu wese nzamuhembera imirimo myiza yakoze cyangwa imibi nuko ngewe mpabwa ubwo butumwa ubundi nkajya kuririmbira Imana ntagira ubwo buntu nkajya mu ngo hakaba ubwo mpishurira nk'umuntu runaka agenda nkamusanga nti ngewe ngo Imana yakuntumyeho nakubonye gutya na gutya ngewe sinjya guhanura mbeshya baravuga ngo ubuhanuzi ngiye mpagurutswa n'Imana hanyuma mama icyo kintu kirakomeye hari igihe ujya uhanurira ibintu abantu bigasohora birasohora hari n'igihe mbuza nk'umuntu ikintu kibi ntabwo bitinda kuboneka ko kimubaho ntabwo ari rero hanyuma ingabire y'ubuhanuzi yaje ryari hajya bayita ingabire cyangwa ni impano y'ubuhanuzi yaje ryari ubwo muri 2001 imaze kumfata maze gufata yaramfashe ugana nijwe Imana nirijwe ry'Imana iminsi 3 n'amajoro 3 ntarya ndetse abantu bagahurura bakaza bakasikera habwira bati tuje kugufata tukujyana indera yahamutse no ntabwo nahamutse nari mu mwuka nari ndi mu mwuka wari we wese aturutse ku marembo nkamubwira ntunankore ntunkore kuko muranduye nimutihana muzabona ishyano ni kuko Yesu agiye kuza Imana yarambwiye ngo jya kurangurura rero ndi ndarangurura ndimbira Imana ndarangurura ubishoboye kuntumaho umuntu maho nkamubwira namubonaho ikintu kibi nkamwegera nkamuhana nk'urubyiruko rwacu ariko urubyiruko rwacu Imana irarurakariye uvuze ku kintu kizanga urubyiruko rwacu Imana irarurakariye uretse no kubusenga uri umuntu ukuze uri umuntu wariye imyaka myinshi Imana yarambwiye ngo urubyiruko Imana irarurakariye kandi nabo duhuye ndababwira mwegera Imana ni kuko urubyiruko ibyaha byarwo birigeze hano nabo ndi kumwe nabo hano mu nzu ngo kuko urubyiruko abahungu n'abakobwa ngo ibyaha byabo biranukiye kandi birahari koko bibabaje Uwiteka ngo nje guhemba no guhana ubwo nagira ubuntu ngahura nkawe tukaganira nk'ubituganira n'uyu tukaganira
njyemba ndangije umurimo wanjye hasigaye no gukora ku Uwiteka. Mama hari ikintu rukomojeho cy'urubyiruko uti urubyiruko rw'ubu rufite imyaka bakaba mu myaka 80 hari ibyo mwaciyemo mu gihe cyanyu muri urubyiruko rw'ubu ubona warugiranya gute cyangwa ni iki wavuga ku rubyiruko rw'ubugeranyije nuko mwabyumva? Urubyiruko rero wararuhanagaruka kumvira abo mu gihe cyacu, ariko iyo atagiriwe neza n'ubuntu bw'Imana ntabwo yumva icyo umubwira. Ariko mwebwe aba bana mwese muri hano ubu muri kumva ubu mwatangiye urugendo kandi murareba ibintu biriho muri iki gihe, ariko Yesu aje guhemba no guhana. Hanyuma mama mubona biterwa n'iki ku rubyiruko rw'ubu rutacyumva nk'uko mubigarutseho cyangwa ikintu kibabaje Uwiteka n'ubusambanyi n'ibiyobyabwenge banywa by'ibitabi ibiyoga byateye bibabaje Uwiteka. Natwe turabireba tukagira agahinda tugasenga tukababara. Iyo ubona abana nk'aba bafata inzoga bakanywa barangiza bakayoba ubwenge, natwe twavukiye mu muryango n'abasaza bacu natwe turabyiruka. Ubuzi ko nakingiwe ntazi kunywa inzoga icyo ari cyo. Oya nazinyoye nubatse bazinyigisha, ariko n'ubu inzoga naho nzinywereza ari zarananiye. Mama biterwa n'iki haravuga ngo ni vision ngo ni iterambere, abana akavuga ati ababyeyi ntibacyuzuza inshingano zabo zo kurera. Mwebwe mu mboni zanyu mubona biterwa? Ubu rero Satani yarahagurutse kireka kuba maso tugasenga Satani yarahagurutse kandi ahagurukiye mu rubyiruko. Sibyo? Ubu hari ikintu cy'urubyiruko ubusambanyi ibiyobyabwenge banywa nibyo bibabaje Uwiteka, kandi ari bo Rwanda rw'ejo bazasigara bakora umurimo w'igihugu cyabo bagakorera n'iki n'itorero bagakorera Imana, kandi Imana ikazabibahembera. None rero kubera Imana ko ari nyambabazi ntabwo bazapfira gushira, ariko ubu turasenga dusengera urubyiruko. Natwe biratubabaje cyane kuko natwe Imana yarabiduhishuriye. N'inyambarire bambaye ubusa abana b'abakobwa, ab'abahungu nabo badafite umutima nama baramanura amapantaro bakakenyerera hano, yagenda atagataga kandi ari muzima nta kintu arwaye, ukabireba ugasuhuza umutima wawe ugatakambira Uwiteka. Ubu rero turatakambira Imana yacu kuko urubyiruko rubabaje Imana. Hanyuma kuri mwe ngo umutima gusenga kandi wagira ubuntu wabona bakoze nk'ibintu nka bene nk'ibyo by'igikundi. Ejo bundi kuri Bonani byaramabaje cyane, ndyuka ngaha saa 10 nkambara nkajya gusenga, turirimba muri Nibature ngasenga nyine no muri Nibature. Igihe mpageze ngiye gukora isuku ngo tuze guterana dusoza umwaka hari kuwa gatatu, urubyiruko bamwe bahakaraza imisatsi sanga baraho hano ku dusanteri barimo baraterana amabuye n'ubukobwa bw'indaya, baraterana amabuye bambuza gukora isuku. Nkajya nikinga ku gikuta cy'urusengero, ubundi ndakingura ninjiramo imbere, bararwana baraterana ibicupa baraterana amabuye baraterana amatafari, agahinda karanyica kugeza hano. Ndavuga ngo Uwiteka watabaye aba bana bacu kuko abana bacu bazarimuke tureba nawe kuhari. None rero nitutumvira Imana nibatumvira Imana bazarimbuka kuko ije guhemba no guhana. Jezi ngiye gukubeshya nzanabivuga ngiye ni washaka yankoze icyo ashaka, ariko nabimubwira. Babyakire gute kwinjira muri vize 2020? Je ntabwo bamfite kuko ibi ni ibyahanuwe. Byanditse muri Bibiliya ko mu minsi ya nyuma hazabaho ibihe biruhije, bazaba barya, bazaba bubaka, bazaba bineza, bazaba mbese bikorera ibyo bashatse byose. Ababyeyi bazanga abana babo,
abagabo ingo zizasenyuka, abana bazikorera ibyo bashaka batumvira ababyeyi. Mbese ni birebire, mbese ni nk'ibi twavugaga. Ubwo muri bibiri rero bagize ubwoba ngo abantu bagiye kuzapfa mu mwaka wo muri bibiri, ariko njye ntabwo nari mfite, kuko nari mfite ibanga. Mbona abantu bagize ubwoba kw'icyo gihe ngo muri bibiri bagiye kuzapfa. Ntabwo ariko muzicwa n'iki, niyo umuntu apfa muzagende muruta abandi bapfuye. Ry'Imana yanjye yarakubwiye gute niba atari ibanga? Mfite ibanga kuko mfite ibyiringiro ko njye ntagomba gupfa. Yego, Imana itansohoreje amasezerano, sinzatura nk'umusozi nzapfa. Hari isezerano mfite na n'ubu. Isezerano ririhe mama? Kuko Imana yangera iminsi yo kubaho kandi nkiyikorera. Amina. Kandi ikaba umutima wo kubabarira n'urukundo. Kurumva kandi ndacyayikorera. Isaha nigera yo gupfa izabimenyesha ntawe, kandi ntaye mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabyiringiye. Nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'ikibazo ngirana n'abaturanyi, nta n'ikibazo ngirana n'urubyiruko. Ndarukunda usibye ko rumbabaza, ariko nkabasengera. Ariko ibyiringiro ko nazo ruzahinduka. Hari ikirusha Imana imbaraga. Ubu se ntimwatangiye gukorera Imana? Katangiye gukorera Imana, Imana ibaha umugisha. Hanyuma mama, tugana ku musozo rero tugeze kihe ntabwo bafite, kandi tugomba kurangiza. Yego, n'indi gahita indi gataha, ariko tugakomeza tukaba hehe muri ibintu byo kwegera Imana. Tugakora ibyiza bigishoboka, tugakorera Imana, tugatanga mbese ibyifuzo mu rubyiruko rwacu. Ubonye akora ibibi ukaba wamuhana, ukamubwiza ukuri, yakwemera akakwemera, atakwemerera kandi nawe azabona ingaruka yabyo. Ntawe nifuza uwapfa kwapfa. Shaka ko twese tuzataha mu gihugu cyo mu ijuru, tukazabona umwami wacu watubambiwe, kandi Yesu araje. Yego mama, nari ngiye tugana ku musozo. Hari ikintu wagarutseho cy'ubuhanuzi, nawe ufite impano yo guhanura, ariko mu minsi ya none twarenze ingo ko hari abahanuzi benshi b'ibinyoma. Ni ibivugwa? Ntabwo ibyo biravugwa. Yego, nanjye babyumva bikambabaza. Cyangwa kubera indonke, gushaka indonke. Icyo kintu nkawe ufite iyo mpano, kandi ko ari impano y'ukuri, ni icyo wacyumva cyangwa ni ihe message waha ku bantu umuhe butumwa bakora ibyo? Icyo kintu ku bantu bakora biravugwa no mu matorero bari abashinga amadini. Sinjya ninjira mu byumba, nanjye numva babivuga, cyangwa umuntu akaba yaza akambwira ati Imana irakuntumyeho ntibiti. Sinjya nkunda kubyinjiramo. Jewe iyo bishatse irankoresha. Hazi wawe, haza nkagusura, utahambonaga, ntabwo maje kugusaba amafaranga, hakaba ubwo mbimarana nka gatatu, nkumva ijwi rirambwira ngo kuki nkubwira ntunyumvire. Kuko icyo kintu hari igihe Imana ikishyiramo. Hanyuma ubwo buhanuzi bemera ko bubaho bw'ibinyoma? Bubaho, ariko hari ubuhanuzi cyane cyane ijambo ry'Imana. Nibwo buhanuzi Bibiliya itavangiye, kandi nayo n'ibyo bintu mba mbihawe kuko Imana yambwiye ngo uzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ariko ndabitinya. Hari igihe imishurira nk'umuntu nkawe ikakunzana imbere, hagira ubwo buntu. Iyo naciye bugufi nkayegera, ikakuzana imbere, ikakunyereka, ikanyereka n'uyu musore cyangwa umukobwa, ikanyereka se urugo nk'uru, ngo genda ujyeyo. Habimarana nk'iminsi 3 ubisengera, ninginga Imana nk'ibi bintu. Ubu urabona ibintu njya mu rugo rw'abandi nkajya kubabwira ibi bintu, ntibanyita injajwa, ntibanyita ko navangiwe. Imana irambwira ngo genda, ngo genda n'ibyo gutumye. Ngahaguruka mfite ubwoba bw'ijwi ry'Imana rivugira muri jye. Haguruka mfite ubwoba. Ntajya wageza gusuzugura Imana igutumye, cyangwa se ukagira ubwoba ntusohoze ubutumwa yari guhaye? Ahubwo nigeze kubyanga, maze kubyanga
intuma ku bantu 5 yego mbwira 4 maze kubwira 4 urundi rugo narubonyemo ibintu bibi bikomeye ntinya kujyayo ariko navuye kurangura utuntu kimisagara rambwira ngo gira vuba turi ibintu pfundikira ngo nukubera iki hariya wihaye kubasengera nakubwiye ngo basengera abandi warababwiye bariya bite byawe ngo nudahaguruka none wanda kuvuna amaguru nagiye ndakoze amaguru hasi mpinda umushyitsi n'ubwoba ndi kumanika amaboko ntubiteka we mbabarira no gucumeho sinumviye umuka w'Imana ngenda njya ijwi rirambwira ngo kandi nturye ntibaguhe ibyo kunywa ngo binywe nese ndajya kubabeshya ngo nariye kuri bahakeye ngo ndavuze ngo nturye ngo ndagenda ndabasuhuza niyo nari nkagera hano ku Gitega muturiye babwira mbabwira iyo by'Imana yabanyiretseho iyo ngira ubuntu maze kubibabwira n'abagatulika ndi barambwira bati reka tuguhe icyayi ntoya byewe naje nakinyoye nta bindi narenzaho ariko nimbeshya nk'ubimpaniro wa Mana kuko yari yabigutegetse hanyuma abo bantu warababwirije barakizwa ibyo ni uburenganzira bwa businde mu mitima yabo Imana niyireba mu mitima yabo gihe nashoje cy'Imana yantumye yego urumva hari n'umuhungu wabo waje kurwara nk'imyaka 5 sinzi ngo umukobwa yari yabeshye ngo azamurongora ahera ko bikirage Imana iramugoba niwo mukobwa yaramuroze asigara avuga yongorera ubu yaravuze yaranarongoye hanyuma amaze kuvuga ngira Imana ngo witeka ndagushima kuko Gonzalve yavuze hari umuhungu mwiza w'umusore birambabaza nsenga Imana warakoze ndagushima ijwi ry'Imana rirambwira ngo uzamubwire ngo nusubira ngo nzaguhana urabimubwira narabimubwiye ubundi ubu yararongoye ngo kandi ujye ugenda utanga ubwo buhamya waba muganira ubibabwire Imana ikora ikintu rero kugira ngo yiyubahishe kugira ngo unayikorere mama hari ikintu bagarutseho ngo ijambo ry'ukuri ry'Imana riri muri Bibiliya cyangwa ubuhanuzi nyakuri ni ubwanditswe uracyashobora gusoma Bibiliya nyewe rero nkubwire nta mashuri nize Imana yampamagaye imbwira ngo ndashaka kugukoresha je nta mashuri nize nabaye nka Mose ntabwo nzi no kuvuga ariko Imana yampinde Imana gutumira avuga kabishobora kabisa hari n'igihe kuvuga ariko nukuberayo ubundi nagiraga isoni simvuge nagiraga n'amagambo makeya hano ubwo nakundaga gutongana ngo sakuze ariko nanubu kereka wenda kuba natongana n'abana hambabwira ibintu bafuditse kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo muhane muteshe yego ubwo rero ari n'igihe intuma no kubayobozi b'abapasiteri b'abadiakoni yibishatse no mu rusengero hari igihe intuma genda nkurasanga mu biro nkababwira je Imana yabwiye gutya na gutya hanyuma hari ikintu avuze ngo ntabwo ubwo rero ibyo byose bituruka mu ijambo ry'Imana Imana yarampamagaye irambwira ngo ndashaka kurangurura bise ko ntazi kuvuga nk'abantu amashuri nize nkaba ntazi no gusoma no kwandika icyo gihe Imana yaranshomesheje ariko ntibyakomeza ariko hari ahandi hantu ishomesha hari ibanga ryayo hari ahantu ishomesha hanyuma mu kubwiriza ubwo rero irambwira ngo haguruka urangurure jewe ntabwo nzi kuvuga nta n'amashuri nize irambwira ngo nzakoze isoni abizeza kaminuza bazi ubwenge kandi nzagukoresha iby'ubutwari haguruka usubira ikigali ujye kunkorera ijambo ry'Imana rero ijwi ry'Imana rimbwira gutyo rero bigenda biza ikampagurutsa nakubwiye ngo ari igihe kumpishurira nkaza nkakubwira utakwihana ukazabona ikintu kikubaho utacyumvise ngo ugishikire mbese ukampinga
ndabwira Imana se abantu bazajya banseka ngo njye nagushyizemo ikintu cyitwa imbaraga zitaza kuvamo na rimwe nese ibintu wowe ushyiramo n'ibiki wabimvanye ngo nagufashe ndakujegeza nkwicayemo ngo uzankorera kuzageza igihe nzagucyurira ngo kandi abantu bakubonye uhagaze utambira Imana undirimbira ngo abantu benshi bari hano witashoboye kuntumaho abantu barandeba ngana gutya ndi kuririmbira Imana nuzura umwuka w'Imana n'ibintu najyaga mpinga nkanga ikintu cyitwa abarokore ariko Imana yanshakiye irambwira ngo genda ureze iriya ngazi subira i Kigali hano mu Gakinjiro ngo ndavuze ngo nari umudivanisiti ngo va muri abo Karudayo Imana yampamagaye nka Aburahamu Imana rero ndayikorera ndayishima kuko ni umukozi w'umuhanga ku bundi by'ubuhanuzi sininjira mu ngo z'abandi ngo ngiye guhanura nkora icyo nkoreshejwe n'Imana yanjye mama hanyuma tugenda nyine tunagana ku musozo hari icyo wagarutseho ngo ntabwo ujya usengera mu byumba icyo rero nabwo reka mbisanishe n'abantu bajya gusengera ku misozi mu mazi mu butayu ibyo bintu wowe nk'umurokore byumva ute cyangwa wabivugaho iki na Yesu yarigishaga akabwiriza ubutumwa yarangiza ninjira kurira umusozi akajya gusenga asaba Imana imbaraga kandi ngo umuhishurire ni umwana w'Imana rero natwe ayo masezerano yaradusigiye ajya gusubira mu ijuru yabwiye abigishwa be ba Petero ngo ngiye gusubira kwa data ngo mugende Yerusalemu murindire bahamaze iminsi 10 ngo ngiye kubasabira iki imbaraga n'umwuka wera bahise ibiboherereza bavuga mu ndimi nshya abavuga iby'Ingereza abavuga izindi ndimi kugeza ubwo babandi bishe Yesu bakamubamba yarazutse baravuga bati basinzihira ubwo Petero yahise asohoka arababwira ati ntabwo twasinzihira ahubwo wa undi mwishe mukamubamba ni ukoze ibingi bimureba muziko bagiye barengana nabo babahiga badashaka kumva ijambo ry'Imana birahari rero n'ubu ariko abantu bajya mu mazi abantu bajya mu misozi bajya mu myobo barahari ariko njye ntabyo nigeze njyamo biga n'ubushobozi bwabo ariko bajyaho bakavugana n'Imana iyo batajyanywe n'ikindi kintu runaka akaba bajyanywe n'ikifuzo gusengera itorero gusengera igihugu cyacu gusengera urubyiruko ugasengera umurimo w'Imana igihugu cyacu turagikunda nicyo cyatubeshejeho n'Imana yacu hari indirimbo zo mu gitabo arizo turirimba muri korali iyo wifuza ni nk'iyihe nakuririmbira yo muri korali nziza nyine nawe uziririmba ukumva urafashijwe cyane ubwo muri iyi si dutuyemo yuzuye ibyago n'urupfu ariko ntibizashira keretse Yesu agarutse muri iyi si dutuyemo yuzuye ibyago n'urupfu ariko ntibizashira keretse Yesu agarutse komeze mama murakoze cyane byatunganye amen byatunganye muri iyi si dutuyemo yuzuyemo ibyaha n'ibyago n'urupfu nta
kindi dutegereje kereka kuzabona umwami wacu watubambiwe aje kugaruka, aje gutwara iyi si, aje gutwara umugeni yakoye amaraso ye. hanyuma dusengere rero twitaye uze ndabasengera abandi badahari. Mana nziza, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yera, Imana y'urukundo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, Imana yacu nirubasha. Urakoze urakarama kuko uri umwami w'amahoro kandi waranesheje. Turagushimye kuko turi amahoro, kuko watunesheje wabambwe ku musaraba ku bwacu kugira ngo tubone ubugingo, tubone agakiza, turokeke kugira ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru, mu gihugu cyo mu ijuru. Aba bana bawe rero ndabakweretse, hari uwo twagiranye ikiganiro yakomeje kunganiriza ibyo muri iki gihe cy'iminsi ya nyuma. Ibi ni ibihe bibi byahanuwe na Pawulo, ibi ni ibihe bibi tugezemo, ibi ni ibihe bibi biruhije umugenzi, ibi ni ibihe bibi Uwiteka twicayemo, ariko uracyaturinze. Turagushimye, watugejeje muri uyu mwaka tutari tuzi ko tuzahagera, uyu mwaka wa 2020. Turagushimye iminsi yose wadutambukije, ukarinda ubwoko bwawe, ukarinda abakozi bawe, ukarinda abana bawe, ukarinda abana bacu. Abana n'umwandu w'Uwiteka, abana n'abana baturutse ku Uwiteka, n'umwandu uva kuri wowe, niwe wabaduhaye. Rero bakomeje kunganiriza, bakomeje kumbaza iby'iki gihe, bakomeje kumbwira ngo nimba ririmbire mbasengere, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo urebe iki gikorwa bakoze. Mana yacu, Mana nziza, mbasabiye umugisha, kuko bambwiye ngo ubwo nzasabira umugisha wese, kuko ngo ndi umunyamugisha, ntabwo nishyira hejuru, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimye rero aba bana bawe, n'uyu twakomeje kuganira, wakomeje kumubwira amagambo akomeza kumbaza ibintu biriho kuri iki gihe, twaganiriye kandi wabanye natwe. Ndagushimye rero nawe musabiye umugisha wo kuzakubona, musabiye umugisha hamwe n'imiryango bazanye hano, abana b'abahungu n'abakobwa, ibintu bakoze Uwiteka nongere umubwire ngo ujye ubibuka. Mbasabiye umugisha, basabiye kugira ngo batazarokera muri ibi bintu biriho muri iki gihe cy'iminsi ya nyuma, kuko ugiye kuza guhemba no guhana, ukaba ugiye kuza kurobanura intama mu ihene, ukaba ugiye kuza kurobanura urukungu mu masaka. Umaze imizungu iyo ngo iherezo rya byose riraje. Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana nziza, uzaduhe kuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Ndakwinginze ubwo uje kuza gutwara umugeni wawe wakoye amaraso yawe, nsabiye aba bana umugisha wo kuzababona, kandi ubasubirize naho bakuye. Dore baje kungaburira, baje kuntekera, bitanze bazanye inkwi, ariko ubasubirize aho bakuye. Mbasabiye umugisha mu miryango yabo, mbasabiye umugisha mu nshuti n'abavandimwe, mbasabiye umugisha naho basengera, mbasabiye ubwenge bwo mu mashuri. Uwiteka Imana Nyiringabo uzabakomeza ubane nabo. Uwiteka Mana, mbasabiye umugisha mu gihugu cyacu, bakomeze bakorera igihugu. Uwiteka Imana ubarinde amajya n'amaza, kuzageza igihe tuzabonanira mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagushimye urakarama, ishimwe n'icyubahiro no kupfukamira ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.